watwibwira mu burambuye abantu bakakumenya? Yes, nitwa Richard Ngoga, ndi umunyamurenge, mfite imyaka 21. Murakoze. Kugiye kutwereka iki? Uburirimbyi. Itangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya bati, ikuzo n'ishimwe n'ibyo mwana w'intama, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi, yiremeye ubwoko bumwe, ishanga iguriye amaraso ye, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora, uruwigitangaza Yesu, abo mu ijuru barabihamya, ikuzo n'ishimwe n'iby'umwana w'intama, kuko ari we washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi, yiremeye ubwoko bumwe, ishanga iguriye amaraso ye, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora, ubwoko bw'abami n'abatambyi bihora, nahisemo inzira y'ukuri n'ubugingo, n'icyemezo nafashe kiruta byose, nejejwe no kukubwira ko ngukunda, ndagukunda Yesu, nahisemo inzira y'ukuri n'ubugingo, n'icyemezo nafashe kiruta byose, nejejwe no kukubwira ko ngukunda, ndagukunda Yesu, ndagukunda Yesu, ndagukunda Yesu, ndagukunda Yesu. Wow. Yes. Wow. Yes. Richard, iyo ndirimbo ni yawe cyangwa ni y'abandi? Ni y'abandi. Hari indirimbo zawe ugira ku giti cyawe?
oya. So uri umuhanzi uririmba indirimbo zisanzwe z'abantu? Ndi umuririmbyi uririmba indirimbo z'abandi. It's good, waririmbye neza cyane. Thank you. Umwana w'umuhungu ufite ijwi rizamuka rikagera iriya. It's amazing. So waririmbye neza kandi gospel irakubereye. Uzayikomeze ntukaje mu ndi muziki kuko you do what you feel, what you deserve. Thank you. Waririmbye neza, ufite ijwi ryiza. Ikindi cya kabiri waririmbye ibyo uzi, uri gukora ibintu uzi wumva. Kuraje cyane. Murakoze cyane. Yego. Man, uraririmba kabisa. Murakoze. Umaze igihe kingana iki uririmba? Nabitangiye mfite imyaka 12. Nizo mpamvu ukora ibintu uzi. Imana ishimwe ko uririmbye ndi kumwe na mama Liliane hano. Uri igitangaza Yesu. Ndagira ngo aho yavuye. Uririmbye ibintu uzi Imana. So courage. Murakoze cyane. Courage, njye nakomeje gukurikirana knowledge ufite yo kumva izo block code bacurangaga ukazikurikiza ntujye inyuma n'ubuhanga bukomeye. So urashoboye, ntazagire ugutera ubwoba ko udafite impano. Ufite impano ahubwo ikomeye cyane. Courage cyane bro. Murakoze. Keep it up. Ngoga waririmbye neza. Ikintu nakunze ni uburyo feeling ibintu utitaye ku bantu muri kumwe, byaba ngombwa ukasa n'umuntu wagiye ahandi hantu kugira ngo ibintu byawe bikore neza. Biga kabisa kandi courage. Murakoze cyane. Yes. Reka tumukubitire amashyi hanyuma twakire Sandra and Gaju. Mwatubwira abo muri bo? Amazina nitwa Gaju Krista. Nitwa Inka nyinshi Sandrine. Namwe muri two sisters muravukana? Yes. Wow, muranasa cyane. Hanyuma mugiye kutwereka iki? Turabaririmbye. Izihe ndirimbo? Indirimbo za gospel. Gospel. So mu nzozi zanyu ni ukuzaba abahanzi cyangwa mubikora mufite izindi nzozi? Inzozi ni ukuba umuhanzi. Ni ukuzaba umuhanzi. Ntabwo turiho. Mukagera ku ruhe rwego? Rwo hejuru bihwanye n'uko twe tubyifuza, biri mu bitekerezo byacu dushaka gukora. Mugira role model wanyu mugiraho? Yes. Ninde? Role model wanjye ni Celine Dion. Wow, ndamukunda iyo ndyamye ku manywa niwe nza ntegera gusa. Sandra, wowe role model wawe? Ni Ben. Ben mugabo wa Chance? Ben Dube. Ben Dube, South Africa. Benjamin Dube. Okay, good luck Sandra and Gaju. Thank you cyane. Sinkekeranya urukundo rwawe rumara imbeho, imbabazi zawe zinjanahure, wanyujuje ishimwe n'umunezero. Ndi mu buntu bwawe, oya sinkekeranya urukundo rwawe rumara imbeho, imbabazi
wanyujuje ishimwe n'umunezero ndagushimiye umugambi ufitiye ubuzima bwanjye mwami ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga ndagushimiye umugambi ufitiye ubugingo bwanjye ndagushima Yesu kuzi icyo ndiko ndavuga icyo ndiko ndavuga icyo ndiko ndavuga Hallelujah. Tatagongo Gino Jesu Gogogu Yeah Bidivanje Go to Tato Rakerumi Izolona Shacharbo Natatago Gogomi Cielo Jesu Ugugupi Pilagua Miana Honaye Kona Ujesu Ami Hayange Swemi Sweluluto Nyebubute Ubute Gogumasi Umsindi Siwe Tula Go to Tato Rakerumi Izolana Sacharabo Numugisha Ukomeye kumenya Yesu Numugisha ukomeye kumenya Yesu Numugisha Numugisha ukomeye kumenya Yesu Numugisha ukomeye kumenya Yesu Numugisha kumenya Yesu murakoze hallelujah Wow, wow, wow. Sandra and Gaju, praise God. Amen. Murabona ko twagiye muri mudu y'amateraniro ariko it's fine kubera ko
ni talent, ni mulego talent, byose biremewe. Muri mwembi ninde mukuru? Ni njyewe. Muri mwembi ninde wemera undi kuririmba? Twese turemerana. Ninde wemera undi? Are you sisters? Ariko ntawuzi ubwira undi ngo ahangaha ukamuha correction. Ninde muhanga mwemerana? Turamwemera. Audience mwemera nde? Ndabizi ko mubazi. Okay, kuri nje ndumva mwabikoze neza. Amajwi yanyu aratangaje. Thank you. Ibindi wenda mama Liliane kubaririmbyi ndi kwifata kubera ko she's an expert. bohoka kuko ni ibintu byumvikana. Abakobwa beza, muri beza, murasa neza, mufite amajwi meza, muri gukora ibyo mwumva kandi bibarimo, muri gukora nkamwe. Rero courage, ntimwumve yuko mwagezeyo cyane, ahubwo mukomeze mucukumbure. Nkunda umuntu utanyurwa naho ari, ahubwo ukomeza gucukumbura kumva yuko akiri hasi cyane. Mufite impano nziza kandi muri kubikora neza. Courage cyane, Imana ikomeze bateze imbere. Ndongeraho akantu gatoya. BMC yaravuze ngo mwatujya mu matengene, nagiye mu mwuka kabisa. Muririmba neza cyane. Asante. Ikintu nshimye nuko nakomeje kubivuga, kuba muri kuririmba Liliane ari hano ari umu legend. Ni byiza kuba ubona abantu bazagusimbura ukiriho. Ni byiza kuko nakeka ari impungenge bagiye bagira, tese igihe twebwe kibicara tuzaba tukirangije n'ibandi bazasigara, kuko iyo nyota tugomba kuyigira nibura umuntu ufite impano kandi ushigikiye ko bene wacu bazamuka. So murashoboye cyane, courage, ntimunyugwe naho muri, nkuko yabivuze. Ibindi byiza biri imbere byinshi cyane. You are so talented. Cyane kabisa, courage. Hanyuma wenda sindi bugaruke ku byo bagenzi banje bagarutseho. Mwarashatswe murongera muhura gute? Ko mbona mwambaye impeta. Twese twashakiwe. Mwashatswe muri quartier imwe. Ni nkako nabyo. Mwe yashakiwe umoja, undi hano. No, mufite groupe cyangwa wenda mwaraganye kubera ko amarushanwa yabaye muhure? Ni groupe. Asante. Courage cyane, muzagera kure. Kandi twavuga? Yes. Ni Sandra na Gaju, turi abahanzi ku giti cyacu. Dufite n'indirimbo zacu, kandi mukore subscribe channel Gaju na Sandra. Channel yitwa gute? Gaju and Sandra. Okay, thank you.